Jojo man fucking Jackie bimeze biti warumu. Uziko mvuye mu rugo bageze mu nzira mani hibuka ko uyu munsi ari umunsi w'irayiti. Ayusho Reka wambaye by'ukwiye ko nzi kuri umukatolike man. Reka okay nanjye ubwo turasubira mu kanya nanjye reka njye gushaka ikanzu wa kintu. Bwira nyine. Uyu nguyu witwa ngo iki? Saidi. Okay nanjye mukana ndagutakaro bandi kukubwira izina ryanjye wa kintu. Okay sawa bro man. Allahu akbar walillahil hamd. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير Jackie. Umva manza nkubwira karugomba koso. Nakubwiye ko nifashe Saidi utari kumbuza kurya umuce. Ukundenganya. Ukubiza ari cyarabutuzi. Kikaba gicucu. Urazana ibyo bizina byagora ibyaje gwara mu basiramu urabona umuce. Shaka izina vuba va tugende. Nimara kumenya ko uyu munsi kari umunsi w'irayiti. Nitwa Abdurrahim Nam. Sawa. Nzabasema agera muri batatu. Ariko reka duhere kwa Sheikh Jafar. Kwa Sheikh Jafar ntabwo yatwimukira hano mushe mwiza cyane. Koko. Sawa. Ako si. Tugereza ukuntu barakubaza ukuntu urabasuhuza. Oya ntabwo mbizi nyine mbwira wacu. Assalamu alaykum. Ibyo mose. Nira bikubwira usubize ati wa kumusalamu. Wa salamu wa tumullahi wa barakatuh. Nta kibazo. Reka tugende. Tugende. Allahu akbar walillahil hamd. Zamani. Ntabwo twatwaraje gukina muri ibi. Rwose. المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع البارث الرشيد الصبور اللهم إنا نحمدك ونستعين Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Jafar. Sheikh Asman, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyanza alhamdulillah. Kukwezi sira kubona gute? Ewana, kukwezi murangije amahoro iminsi 10 nabonye nyiva mu fresh. Ewana kabisa nanjye ndashima Imana ubwo ibitangaza dukoreye tukatugeze kuri umunsi wacu w'irayidi tukatuje. Imana yarancoboje ewana. Mbona gisibo nyifunze neza kabisa. Ewana nanjye niyo mpamvu nyine nawe tumye ku munsi nk'uyu byatwifatanye nk'abavandimwe dukomeze twubaka urukundo rwacu rwa Islamu rukomeze rutugaze mu mitima yacu. Nyagasani nakomeza bidufashemo
alhamdulillah n'urugendo tubonye rugenze neza ewana Allah aradushoboje tugera iwawe amahoro amin ewana ni sawa kabisa none nanjye ubu ngubu nshaka ubu nagira gutya nkabazanira ku kantu nkabazanira ku cyayi mukamurasomaho kuko mukamanura ivumbi mwanyuzemo iryo jambo rishya narinegereje ewana narenze umunsi nk'uyu nguyu ewana aba ari igikorwa cyiza kabisa ewana kanze nanjye nikoze hirya mu kikoni mbaze ukuntu bihagaze mufite byameze neza uriya mushehe yatanze ubutumwa riryoshye cyane buriya nari nateze amatwi ziriya utugo zari ziryoshye ewana ubona uko byageze nyuma nanjye nataha cyane cyane ushaje kwiryoshye cyane kabisa ahundi basilamu uyu munsi aba ari ugitangaza cyane kabisa ubu ngubu nanjye ubu ngubu ni ukubakira kugira ngo ubone kiba kizira kugira mu rugo rw'umusilamu mukavamo n'amazi munyoye ubundi niko biba bimeze amin rwose icyayi ni wane basiramu ubu ngubu byose byashojwe alhamdulillah twegera ameza bismillah Allahumma lakal hamdu wa lakal shukru اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah rwose umva uyu munsi cye yigishije neza tumaze iminsi 10 mu gisibo tutarya tutanywa dusenga nta kintu tadukorera umva amasengesho buriya twasenze buriya yagiye kutugira abo turi kudasenga ntabwo byaba ari byiza ko mu Islam tujye dusenga sibyo mugenzi wacu muvandimwe rwose dusenga rwose inshallah yalla takbir Allahu akbar ibyo bintu bari kuvuga urabizira vuga ati abantu bari kuvuga icyucu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd الله أكبر كثيرا الحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد. biriya bintu ngo ni wala kubyumva urabizi njye sibyo ndabizi nzi byari iki ngiki rero ngiye urukumbanya nicyo mpfa n'abisilamu weho reka dukore icyatuzanye isoko ry'umuceri rero ngiye kumvugisha wala bazana ibya byo wakintu gira ihangane umuceri ugiye kuza weho nawe wihangane umuceri tugiye kuwurya no twabyo ko bimeze ngo turye. Bayisilamu bavandimwe mwakomeje kwitabira umunsi mukuru, ni byiza ko tugira gutya tugasurana tukaganira, gusa nishimiye kubabona nubwo mbona bamwe muri twe ari bashyashya. Bayisilamu umunsi wacu wagenze neza tuwugeza no ku musozo. Ubu ngubu hagiye umwanya tugezeho ni uwo kwibyirana. Njye banyita Jafar, niryo zina ryanjye. Namwe mwatwibyera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, njye nitwa Muhammad. Assalamu alaikum, nitwa Abdul Samiu. assalamu alaikum nitwa umbaja nitwa ndemwa nyibutse niba utyaye izina ryawe umuceri wowe mbyo birakureba kandi nandi kumwe nawe ndetse akino twirira umuceri ubu ntabwo ndi warunuye muri gato ntabwo izina ryawe nimba utarizi ubu ntabwo ndi kumwe nawe iki ukuma twazanye wimenye ya Allah nitwa Ali Abdurrahim Nam. Assalamu alaikum, nitwa Shehe Saidi. Mureke turebe mu isura aya yamanukiwe imaka. Ndamasura bizira By'amasura sindabizi, njye by'amasura ndabizi. wakino hajya ari kuvuga yuko ufite isura mbi Ubwo se wowe ufite inziza, none se wowe urwo nari gofero wambaye ubwo wakino uri kubona iyo mbitogara kari kuyakumva mu Islam. ngaho tega amatwi shehe byari kuvuga ngo ni isura wala wasanga uri kureba nabi wakino reba neza Ubundi isura yegere ko nafite isura nk'akangahe ngiye. isura sha umva ni nk'ibihumbi 10 Yingo ko naba ndi kure. ngo nyine wogerageza ugira isura wenda nk'iyambere cyangwa kabiri. Ubwo turangije kwiga ijambo ry'Imana turaba twihanganye dutegereje abandi bashitsi nari natumiye bari bugere hano mu masaha 12. Mbonera abahungu umuntu yaraye yarubika ari gupangira umuceri ndageze batangiye kunyeshwamo n'ubuzi buri kotsa kuri rizuba. Gusa ubona ibintu byavamo wageze saa 12 ntabwo wageze saa 12 ahubwo sinakubye ko mfite ahandi hantu ndajya kurya umuceri sinakubye ko ari batatu. Ubu hano ndi kubona byanze, ubu ngubu ngewe ndagiye rero. Ndinda twigende Urambonera di saa 12 ngo ni kera. Abasaba abasilamu n'abakafiri n'ubundi yipiraho ku muntu utari umusilamu ntabwo yayirya nk'umuntu w'amahoro mu nda. Kora subscribe ukanera kunzugira mu gihe wakunze video yacu kugira ngo video ikurikiyeho ujye ibona uri uwa mbere. kandi like comment na share wow